Hashize umwaka urenga abahinzi bo mu karere ka Gisagara by'umwihariko mu murenge wa Save mu gishanga cya Nyabuyogera bahinga imbuto y'ibigori y'indobanure ya wahashi 507. Kuri ubu ariko ikigo gitanga imbuto z'indobanure z'ibigori kikanateza imbere ubuhinzi bw'umwuga mu Rwanda, Western Seed Company, ku bufatanye na Minisiteri ishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi Minagiri, bashishikarije abahinzi guhinga imbuto y'indobanure y'ibigori ya wahashi 301 ibafasha guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Mu myaka ya mbere yaho abahinzi bakoreshaga imbuto zirimo nyakagori n'izindi batoraguye hirya no hino, ibyatumaga batabona umusaruro uhagije. Kuri ubu ariko bakavuga ko basigaye beza umusaruro ushimishije ndetse bagashobora no kwiteza imbere binyuze kuri izi mbuto nshya basigaye bahinga. Natangiranye na 507. 507 maze imyaka 6 nyihinga n'ubu niyo ndimo mpinga. 507 iyo urebye aha ngaha iduha umusaruro, iraremera, irera, itanga umusaruro ku buryo bushimishije, ku buryo ibigori bitatu aha ngaha, bitatu iyo witayeho ikigori cyawe neza wagihinze neza, bitatu ni ikiro. Ubu rero igihugu cyacu kirimo kirakura, uko gikura rero kizamuka ni nako kigira abantu benshi. Ubu ndumva turi gusingira miliyoni 17. Kiriya gihe twahingaga ziriya mbuto za nyirakagori twari miliyoni 7 zegera 8 gutyo. Ubu rero turi 17. Iyo umaze kugira abaturage bari kuri miliyoni 17, uteganya n'uburyo bagomba kuzamuka no kubona ibibatunga. Nibwo rero twahisemo izi mbuto zitoranyije zitanga umusaruro, zigomba kujyana n'igihe tugezemo cyo gutunga abaturage bacu, ni naho mpamvu dukomeza kuzihinga. Ubu ndi umuhinzi wifashije mu rugo, usibye ubu buhinzi bw'ibigori mbamo, hari n'ubundi bw'ibishyimbo mbikorana, ariko nko kubigira umwuga ubu nabifatanyije n'ubworozi. Ubu nakubwiye ko buri mwaka byibuze ngurije ifizi ya 1.5 miliyoni mu rugo y'inka. Ubwo rero urumva nk'umuhinzi washanje akazi nkageza mu kandi nkaba mpinga ibigori, nkabona toni zanjye 3 z'ibigori hariya, nkaba nabona andi mafaranga 1.5 miliyoni bimfasha kujya muri wa mushinga. Urumva afite aho ndi kugana. Ikigaragara nakubwiye ko turi mu buhinzi bugamije isoko buzamuka kugira ngo tugere ku musaruro wo kwikura mu bukene. Iyo ubonye ubutaka ugiye gukoreramo burimo ikibazo, ishwagara urayigura. Ariko ubu ngubu hano turi ndareba ngasanga nta bushare bukirimo bwinshi cyane. Ubu imyaka maze nyikorera dukorera aha ngaha, nta shwagara yindi twari twashyiramo usibye iyo twashyizemo, ariko nk'aho twadukoreye Gasozi, urabona tumaze imyaka 3 baducira amatarasi y'indinganire. Ni ngombwa ngo ya myaka 3 byibuze buri mwaka wongere urebe ukurikirane bwa butaka, kuko udashyizemo ishwagara guhinga n'ibishoro. Ushyiramo ishwagara, ugashyiramo ifumbire mvaruganda, ugashyiramo imborera kugira ngo bwa butaka busigare bukomeze umwimerere. Kuko nakubwiye yuko turi kwiyongera nk'abanyarwanda mu gihugu, tutiyongereye ubwenge bwo kugira ngo tubeho, nta kuntu bishobora kugira gutera imbere. Mbere y'uko duhinga ino 507 twahingaga ibigori bivangavanze, buri muntu yajyaga no mu isoko akigurira ibigori akaza agahinga. Reka nitangeho urugero nkanjye ku giti cyanjye, aho ntangiye guhinga bino bigori, ubundi nari wa muhinzi wari uri hasi, nashoboraga guhinga, naza guhuza nk'umusaruro kuriya tuza kugurisha tuzanye hano ku bwanikiro, ntabwo najyaga ndenza nk'ibiro 60 by'ibigori. Nibyo nazanaga nyine kugurisha. Ariko aho ntangiye guhingira ino 507, sigaye neza toni y'ibigori. Impamvu byashobotse, ngewe narahingaga ubundi sinkoresha, nkashyiramo ifumbire y'imborera yonyine. Ariko aho ntangiye kujya mbona amahugurwa y'ibijyanye n'ubuhinzi, sigaye mpinga neza nyine kuri kijyambere, mpinga buno buhinzi busigasira ubutaka, nge ntakomeretsa ubutaka. Narangiza ndaharura umurima wanjye, nge ntabwo nkomeretsa ubutaka. Namara guharura nkazana intuza ifumbire, nkashyira mu myobo, nkashyiramo n'imvaruganda, narangiza nkashyiramo ibigori 2, narangiza nkajya nkurikirana igihingwa cyanjye, atari ukwirarira no kwiyemera n'ubu ugeze mu mirima yanjye,
wasanga mpafite ibigori byiza cyane bitewe n'ubwo buhinzi nabwo hari icyo bwashyizeho. Urebye kuva 2024 niho natangiye guhinga neza. Icyo nabwira abahinzi bagenzi banjye, cya mbere bige guhinga badakomeretsa ubutaka bwacu, kuko biriya bintu byo guhinga ukomeretsa ubutaka uba uri kwica ubutaka, kuko mu minsi ya none ubutaka bwacu muri ino minsi tugezemo urareba ko abaturage twabaye benshi, kandi ubwo twabaye benshi dukeneye n'ibyo kurya byinshi. Iyo uhinze rero kuri ugakomeretsa ubutaka, ntabwo byera kimwe na wa muntu wasigasiye ubutaka bwe, waharuye umurima we akabutunganya, agahinga ibi bigori neza. Iyo bishobotse uranabisasira, haza ibigori biruta n'ibi ngibi. Egadi Tuyihimbaze, umukozi ushinzwe imikorere yo mu murima n'ubuhinzi muri Western Seed Company, atanga ubutumwa ku baturage bakigira urwikekwe rwo gukoresha izi mbuto, uko bagomba kwegera uturima ntangarugero n'abahinze izi mbuto, maze bakifatira icyemezo nk'uko intero yabo igira iti tuvuge dukora. Icyo nabwira abanyarwanda nta kindi, nibaze aho dukorera ubuhinzi, nibaze kuri utu turima ntangarugero, nibaze baganire n'abandi bahinzi bagenzi babo, barebe icyo ubuhinzi bwa kijyambere ari cyo, bakurikize intero, baterere ku gihe, bashiremo inyongeramusaruro nk'uko bikwiriye, barwanye indwara n'ibyonnyi, umusaruro tuzawugeraho kandi ndahamya neza ko tuzihaza mu biribwa nk'abanyarwanda. Izi mbuto za wahashi 507 na wahashi 301 zera mu minsi 90. Uretse izi kandi hari n'indi yitwa wahashi 101 yera mu minsi 75. Zose zikaba zikorwa na Western Seed Company, zikaboneka hirya no hino mu gihugu ku bacuruzi b'inyongeramusaruro. Nge ndi Daniel Niyonkuru mu karere ka Gisagara.